mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nshuti bakunzi. Uyu ni wa mwanya mwiza, umwanya tugiye kwigamo ijambo ry'Imana. Kandi muri iki gitondo turarebera hamwe ibintu bitatu, ariko ni ikintu kimwe gisa nkaho gifite ibyo bitatu bikurikirana ku murongo: impanuro, inama, impanuro nanone. Ibi ni ibintu bitatu bijyana, kandi buri gihe iyo biri kumwe bigirira umumaro urimo kubikurikiza. Rero uko umuntu yitwaye iyo bamuhannye bivuga byinshi ku birebana na karagiteri ye cyangwa se imimerere y'uwo muntu. Niba umuntu atashobora guhanwa, ntabwo aba ayoborwa n'umwuka, kandi ntabwo aba ari n'umunyabwenge. Ngira ngo ibi ni ibintu byumvikana. Umuntu utagirwa inama, umuntu utemera guhanwa, umuntu wumva yuko ari we munyabwenge uriho, uyu muntu ntabwo aba ayoborwa n'umwuka. Uwo muntu rero nta nubwo akwiriye kuyobora. Bibiliya itwigisha ukuri kwinshi ku muntu wemera guhanwa. Hano mu Migani igice cya 22 umurongo waho wa 20, ndagira ngo tuhasomere hamwe turebe amagambo ahari. Imigani igice cyaho cya 22 umurongo waho wa 20, Bibiliya irambwira ngo mbese sinakwandikiye ibyiza by'inama n'ibyo kumenya. Imana yatwandikiye ibyiza ndetse n'inama zo kumenya. Bivuze ngo iyo turebye mu ijambo ry'Imana tubonamwo impanuro, tubonamwo inama, ndetse tukabonamwo impanuro na nyuma y'uko twumvise inama zo mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ni ubwenge, ni inama, ni impanuro. Wari ukwiye kurikunda, wari ukwiriye kurisoma, wari ukwiriye kuryiga, wari ukwiye kuricira bugufi rikakuyobora igihe cyose. Imigani igice cya mbere umurongo wawo wa 23 haratubwira ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye cyangwa se impanuro zanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Ahangaha iyo urebye ku murongo wa 20 w'iki gice ubona neza yuko ari ubwenge cyangwa se bwenge uhamagara. Bwenge arahamagara kandi arimo aringinga avuga ati nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Donc dukwiriye guhindurwa n'imiburo ya bwenge, hanyuma tugasukwaho umwuka w'Imana, umwuka wa bwenge, kandi Imana ikatumenyesha amagambo yayo cyangwa se impanuro zayo cyangwa se inama zayo. Icya kabiri ndagira ngo turebe mu gice cya 8 cy'Imigani umurongo waho wa 14, hari ibintu biranga ubwenge. Hari ibintu biranga ubwenge. Imigani igice cya 8 umurongo waho wa 14, Bibiliya irambwira ngo nijye nyiri inama no kumenya gutunganya, nijye muhanga kandi mfite n'ububasha. Ariko reka nsubire mwaya magambo. Aratubwiye ngo nijye nyiri inama no kumenya gutunganye, nijye muhanga kandi mfite n'ububasha. Ngira ngo urimo kwiyumvira neza ibintu biranga bwenge, ibintu biranga Kristo, ibintu biranga Imana. Niyo nyiri inama no kumenya gutunganya, ni nayo muhanga uruta abandi, ni nayo ifite ububasha bwose. Rero
niyo mpamvu wari ukwiriye kuvoma ubwenge kuri yo, wari ukwiriye kuvoma inama mu ijambo ryayo ndetse n'impanuro. Imigani igice cya 11 umurongo waho wa 14, tubona ko inama nzima zihesha agakiza ka hano ku isi. Inama nzima zihesha agakiza ka hano ku isi. Imigani 11 umurongo waho wa 14 haratubwira ngo aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Nimvuga hano agakiza, we kumva agakiza nk'ako Imana yaduhaye igihe Yesu Kristo yadupfiraga ku musaraba, ahubwo wumve ko umuntu iyo akurikiza inama nzima yirinda ibyago byinshi kandi agira amahoro. Inama nzima zihesha agakiza ka hano mu isi. Ndetse Imigani igice cya 15 umurongo waho wa 22, Bibiliya iratwereka neza yuko ufite abajyanama benshi beza hari ikintu yunguka. Imigani 15:22 haratwereka inyungu z'uwo muntu. Bibiliya iratubwira ngo aho inama itari, imigambi ipfa ubusa. Urumva, aho inama itari, imigambi ipfa ubusa, ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa. Mu yandi magambo, ushobora kwifuza byinshi. Ndabaha urugero, abantu benshi maze guhura nabo bumva bashaka kujya mu ijuru, ndetse bumva bashaka kuba bagendana n'Imana neza, ariko ikibazo gihari nuko badashaka inama nzima mu ijambo ry'Imana, hanyuma ngo Imana ibabwire uko bagera ku Mana neza, banezeza Imana mu buryo butunganye, bagendana n'Imana buri munsi. Ntago babishakira aho biri, ahubwo babishakira aho bitari. Aho rero ni ukwibeshya. Ariko Bibiliya tubwiye ngo aho ijambo mumbabarire, aho abajyanama benshi bari irakomezwa, imigambi irakomezwa. Abajyanama beza, imigambi myiza irakomezwa. Ariko naho abajyanama babi benshi bari, imigambi mibi irakomezwa. Imigambi mibi irakomezwa. Imigani igice cya 20 umurongo waho wa 18, Bibiliya irambwira ngo imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Imigani 24 umurongo waho wa 6, Bibiliya iratubwira hano ngo uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Icyo Bibiliya irimo kutwereka ni uburemere bw'inama kandi nziza zitunganye. Nuko iyo ufite inama nyinshi uba ufite ubwirinzi muri zo, kandi uba ufite amahoro. Icya kane ngira ngo turebe nuko wari ukwiriye kujya wumva inama, kuko nuzumva uzaba umunyabwenge. Hano mu Migani igice cya 19 umurongo waho wa 20, Bibiliya iratubwira ngo, Imigani igice cya 19 umurongo waho wa 20, Bibiliya irambwira ngo emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuzi ubwenge. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Donc hari ibintu byinshi ushobora kwibwira mu mutima wawe ukumva ari byiza, ukumva bitunganye, ariko ndagira ngo ujye wibuka kino kintu, yuko inama y'Uwiteka ariyo ihoraho. Niba ibyo wibwira mu mutima wawe bibusanye n'ijambo ry'Imana,
menya yuko ukwiriye guca bugufi ukemera ko uri umunyabyaha, kandi ukemera ko imigambi yawe n'inama umutima wawe ukugira zidatunganye ngo zibe zasimbura ijambo ry'Imana. Niba ushaka gukomera, ukaba ushaka kugira amahoro n'umunezero byuzuye bitunganye, ukanezeza Imana mu buzima bwawe, ndagusaba nkwinginga ngo ukunde ubwenge, ujye wumvira ubwenge, ujye ushaka ubwenge buri gihe. Umujyanama uruta abandi dufite ni Yesu, ni ijambo ry'Imana. Imana ni ubwenge bwose. Jya ushaka Imana ibihe byawe byo kubaho byose, mu nzira zawe zose. Iki gihe nibwo uzaba urimo kugendera mu nzira yuzuye amahoro, yuzuye umutekano, yuzuyemo ubwenge. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi